Ikaze bakunze guteka bakunze bakira amandazi. Murabizi kuri iyi channel dufite amandazi menshi atandukanye ariko ntabwo ndagerageza amandazi muri ubu buryo. Niyo nabikoraga nashyiragamo amata ngashyiramo n'amagi sibe successful nkuko mbona abandi babigenza. Ko ndizeye neza ko uyu munsi ngiye kuyateka mu buryo budasanzwe. Ubundi najyaga nteka amandazi ngashiramo amata, ngashiramo amagi, nkabona n'ubundi ntabwo ndashaka ya amandazi avunguka yisatuye. Tugiye guteka amandazi atarimo amata, atarimo n'amagi. Ubundi ko babikora nk'akisatu, reka turebe ikintu biri buze kuza kumpereza, kandi tugiye gukoresha n'ibintu byoroshye bikeya buri wese abasha kuza kubona. Ibi nibyo tugiye gukoresha. Turakoresha ifarini, dukoreshe chapamandazi cyangwa se baking powder, dukoreshe bicarbonate de sodium cyangwa se baking soda, bigira amazina atandukanye, amavuta y'ubuto, umunyu n'isukari. Nibyoroshye, nibihendutse. Reka rero tujye kubivanga ubundi tukikorere amandazi. Iyo tugeze muri patisserie ni ngombwa cyane measurement. Izi ngero ziragurwa mu alimentation atandukanye, mu maduka ara mu mujyi. Izi ni cup, ibi ni ibiyiko bya cup. Muri patisserie iyo wibeshye ikintu n'iki na kimwe byose birapfa. Ushobora gusanga nyine ntabwo bayi successful nkuko babyifuzaga, ugasanga hagati wabayemo bibaye bya bindi by'ibitsima, ntabwo isatuye kubera ngo wibeshye akantu gatoya. So rero ugenda ujye kutugura, ngiye natuguze T2000, amafaranga ntabwo nyibuka ariko ni ibihumbi hagati ya 4 na 5. Ntabwo mbyibuka neza amafaranga bigura, ariko turahari n'ahatari T2000 nkaba ndababamarije ntabwo bishyuye kugira ngo muzabone ibintu biboroheye mutazazenguruka cyane. Tugiye gufata kapu 4 z'ifarini. Uzuza gutya 1, 2, kapu 3 n'iya 4, kapu 4 zuzuye gutya, ntabwo wuzurize cyangwa utsindagire. Kapu 4. Isukari biterwa n'isukari ukunda. Iyo ukunda isukari nkeya uzakoresha 1/2 cya kapu, aka gatoya. Ariko ngiye mu mandazi nkunda isukari ikoze yumvikana itari nyinshi, ndafata agakurikiraho 2/3 bya kapu isukari. Vangemo, nishyiremo, nindagiza nivange gutya. Dushyiremo chapamandazi cyangwa se baking powder, ikiyiko kimwe kinini. Ikiyiko kimwe kinini, cya kiyiko cyo ku meza cyuzuye. Kimwe. Fate 1 teaspoon, ubwo ni akayiko gato kandi k'icyayi ka bicarbonate de sodium cyangwa se baking soda, katuzuye neza. Aho nkuzuriza tuzuye neza. Turangiza tuvange. Umunyu shizemo 1/4 cya teaspoon. Fata akayiko gato k'icyayi ugabanye 4 cyangwa uzafate pinch of salt gutya. Naho tuvange. Dushyire ibiyiko 2 cyangwa 3 by'amavuta y'ubuto. 1, 2, 3 gutya nyaboneka muzabikurikiza nkuko nabikoze kugira ngo uze kuza kubona ya result y'amandazi isatuye. Bivanga neza ku buryo numva ko ya mavuta atakifatanye. Tugeze aho kongeramo amazi. Ubundi arisaza nkoresha amazi yashyushye, urongeye gukoresha amazi asanzwe, amazi room temperature atarayo muri frigo asanzwe. Iyi ni 1 cup y'amazi, uragenda wongeramo gake gakeya. Turaza kureba kapu z'amazi ziri bujyemo ko ziraba zingana. 1 cup urabona ko ishize amazi. Ubona ko amazi ntago ahagije, mfashe 1/2 nanone cya kapu. Hanga tugenda twongeramo dukeya.
dukoresheje 1 cup y'amazi na 1/4 cy'amazi. Noneho turagenda tuvanga kugira ngo urebe ko kimeze neza. Noneho turagiponda mu mwanya utari mutoya nk'iminota nk'itanu, kugeza igihe kiraba kitakiri kumfata ku ntoki, mbone kukireka kiruhuke. Iyo ubonye kiri gufata ushobora kwifata agafarine gakeya gake cyane nka gutya ukanyangizaho. Bajya bavuga ngo uragikanda mpaka gihiye. Urabona ko igipondo kiroroshye, ntabwo kigiri kumfata ku ntoki. Noneho tugiye kugisubizamo, dupfundikire, tukireke iminota 5. Ushobora gukoresha agatambaro, nta gatambaro ufite nizeye nka eswito. Ubundi nindangiza pfundikire gutya iminota 5 cyangwa 10. Nyuma y'iminota 10 turebe ko igipondo cyacu kimeze. Ufite ahantu hatunganyije hameze neza, shyira agafarine gakeya. Ndakata. Ndashaka ubu triangle idafite forme, ndabishyira ku ruhande. Nashaka amandazi manini, yewe ndawutoya ko ndabone no gwakata rinini, wabundi ndazi cyari ryo rishya neza bitagoranye. Naho nshiraho agafarini kugira ngo bitaza kuza gufata hasi. Ari binini cyane ntabwo ari byiza gutya kuko riragera mu mavuta rikabyimba, aza gusa gusanga abayemo manini. Turaba tutangana gutya. Dushyizeho amavuta, tugiye kuyareka ashye, ubundi duteka amandazi ku muriro muke. Iyo yatetse ku muriro mwinshi amandazi ntabwo ashyamo hagati neza, usanga yahiye inyuma, hagati waryo ugasanga ntabwo yahiye. Ubwo rero turindira amavuta ashye, ninumva atangiye gushya neza niho nshyiramo uko amuza kugira ngo ashye cyane. Ko yatangiye kubyimba, niyo mpamvu nshaka gushyiramo make make, nkabanza nkareka ko amandazi aba agera mu mavuta akabyimba. Wow, yasadutse nkuko nabishakaga. Wow, hako murabazi ukuntu nishimye mwebwe, ni amakuru mufite. Ona ongera ndeke, ndako nshaka kashirira, ndashaka ko ashya neza, ameze neza. Wow, turagitsinze icy'umutwe. Kandi igitego cy'umutwe waza gishimisha abakinnyi, muzambwire. Igitego cy'umutwe gishimisha cyane. Njye ntaho nkunda amandazi ashiririye cyane ku buryo ubona cyumagaye, nyakunda ameze gutya. N'ubu ukunda yumye cyane, uruhu rw'inyuma uzayareke ahindukemo cyane, kibe gikomeye. Dushiraho agaswito kugira ngo kanywe amavuta. None dushire hano. Wow, ndishimye rwose ko mbashe kuba successful kuri iki kintu. Ntabwo kongera gupfusha amata ubusa rwose ngo murayashira mu mandazi, no way. Mwabonye rero ko amandazi tuyatetse ari satiye, kuko niyo yari target yanjye y'uyu munsi. Kuko nubwo mbere nateka amandazi atarimo amata, atarimo n'amagi, kandi nkagera ku ntego nshaka. Ubwo rero ubutaha nzabakora none harimo amagi gusa atarimo amata. Nayo naratestinze ndavuga nti wow, nariye ku muntu umubyeyi imwe rwose Kimisagara
azaba credit zose zizaba ari ize uwo munsi. Nizere ko nabwo muzabikunda. Kadutesitinga, urabona reba ukuntu ari kuremezera igisatuye, naryo irindazi rimwe oya, iyo ngiye kureba murabizi ko mbanza kureba irisatse cyane. Abiri, muzi ikintu ujya kunywesha igikoma, mfite umuntu ujya umpa ifu ivanze ibatsinda, umva umuntu afite ifu nziza cyane. Buri wese ushaka nyine nimero ze njye muri comment ambwire igikoma cye nimukinywaho muzaselebura kabisa. Reka dushimire Imana duhaye amafunguro ubundi du testing. Amen. Reba ukuntu rimezemo hagati. Wow. Urabona ko aroroshye. Reka